Isomo rya mbere, uwiringiye Imana ayizera no mu byago. Umukristo uri mu byago twamubwira iki? Gutotezwa twamuhoza dute? Twamwereka Kristo ubambwe ku musaraba. Koko rero umusaraba ntuburana n'umuheka, urwango rutsindwa n'urukundo. Izaya yabihanuye
Nyagasani uhoraho yampaye ururimi, ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura, akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye itegeza abamvuraga ubwanwa, uruhanga rwanjye sinaruhisha abavugaga bancira mu maso. Cyakora Nyagasani uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitaca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Kristo ni umutegetsi. Kristo yiringiye ubusabusa kugira ngo akize abantu. Imana niko kumukuza no kumugira umwami w'abantu bose. Uwicishije bugufi azakuzwa. Pawulo intumwa avuga urugero rwa Yesu, dukurikize natwe. Isomo ryo muri Mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyafilipi. Bavandimwe, Kristo Yesu nubwo yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, yagundiriye kureshya nayo, ahubwo
yihinduye ubusabusa yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira, ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, bimuha izina risumbye ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yesu bose bapfukamire mu ijuru, ku isi, ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana Se ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana.
yakoze ibyo ashoboye, yasize umubiri wanjye ateganya ihamba ryanjye, ndababwira ukuri ku isi hose, aho iyo nkuru izamamazwa bose bazajya bavuga uyu mugore gukora bamwibuke. Nuko Yuda w'Isikariyoti, umwe muri bacumi na babiri, asanga abatoya b'abaherezabitambo bakuru, agira ngo
Pilato yongera arababaza arati Borero batera hejuru arati
Mungu